Ndabasuhuje banyarwandakazi nje kubaha ubutumwa bugufi mbumaranye iminsi ariko numvise mpatwa kubutanga muri iki gihe maze igihe numva ameze nkaho nyine mfite umwenda Imana. Ubwo rero ijambo ry'Imana nyine ritubwira yuko iyo ufite ubutumwa bw'Imana ugomba kubutanga kuko à partir du moment ubutumwa butatanzwe en fait ubufitanye ikibazo n'Imana kuko hari uwo bushobora kuramira, uwo buramira rero utabimubwiye ntabwo bushobora kumuramira. Ni ukuvuga ngo biba ngombwa yuko icyo gihe habaye ikibazo nyuma yaho ni wowe ubufitanye icyo kibazo n'Imana bitewe n'uko uwo bugomba kuramira akagira icyaba Imana yamaze kuvuga. Ntabwo ubuzi niba iryo jambo ryashoboraga kumutabara cyangwa se ryashoboraga gutuma hari icyo yisubiraho mu bikorwa bye no mu migendere ye. Bivuga yuko rero ngewe nje gutumika, nje gutanga order, nje gutanga warning, nje gutanga attention ku mpunzi, ku banyarwanda. Ndibaza ntabwo ubwo butumwa ari ubutumwa buri mu ntabwo ari ubutumwa bugenewe abantu bari muri FPR tout simplement. Umuntu uri muri FPR ubwo butumwa ntibukureba, burareba abantu bari kwirukanka inyuma y'abapoliticiens. Bano bapoliticiens bari hanze baza bakababwira ngo nimutugiriye gutya ngo tubibabereyemo, nimudukurikire tubibabereyemo, nimugire gute. Abenshi bakabexposa bakabashyira kuri za groupe WhatsApp, abandi bakabashyira kuri za groupe Facebook, abandi bakabohereza bakabaha za expositions différentes. En fait ni ukuvuga ngo naguha urugero wenda ugiye nko kuvuga uti ndi umutunzi ndashaka umwenda kuri banki, ndi umutunzi ntunze intama. Izo ntama rero ntunze imagine yuko zifite wenda mfite nk'intama nka 500. Umunyebanke uzi ko ntunze intama 500 azi ko mfite garanti, icyo gihe ashobora kumpereza amafaranga ahuye n'ubutunzi mfite, kubera ko avuga ati natanyishyura nzagenda mfatira intama ze, nzazikuramwo amata, nzazikuramwo fromage, nzazigurisha mbone amafaranga uwo muntu atabashe kunyishyura. Nicyo bivuga garanti. Noneho nuza ufite intama 20 cyangwa 30, banke izakubwira iki intama zawe ni nkeya, amafaranga tuguha ntabwo dufite garanti yuko uzayatwishyura. Bivuga yuko nyine iyo garanti uyitanga bitewe n'icyo werekana, uyerekana mbega uyifite bitewe n'icyo werekana. Abanyarwanda rero, abantu bari hanze cyane mu buhunzi, abantu birirwa bahamagarwa, abantu bagira gute, cyane abari mu bukene iyo mu bihugu bya Afurika muri situation aho batabahaye ibyangombwa. Nigeze gutanga ubundi butumwa Imana yampaye ivuga ko abanyarwanda bakiriwe mu bihugu biri hanze. Abo banyarwanda bakaba baguwe nabi, umwana wahavukiye akaba arengeje imyaka 30 atagira ibimuranga, adashobora kugira urugendo akora, kereka babakire nyine. Ababakire barahari n'ubu barimo baraza kwiga inanga mu mashuri no mu bindi bihugu bikomeye kandi baravukiye hanze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nyine umukene ni uri vize muri biriya bihugu bya Afurika. Umukene agomba gupfa, umukene agomba gukorera abandi, akarinda apfira ku mugozi, agapfira ku gahato, agapfira ku isuka, agapfira mu bukene, agapfira mu muruho, kuko abakire bo ils s'en sortent peu importe où ils sont. Abakire ils s'en sortent d'une certaine façon. Abatabishoboye, abadashoboye gukora nyine nabo ngabo baza ati nahingisha ishyaka rya politike ni munkurikire, mfite icyo nzabakorera mbibabereyemo. Uyu munsi rero abanyepolitike benshi bahimba amatsinda, ugiye agashwana n'abandi ahimba irye, abandi bakagira menshi, abandi bakaza bafite legitimité. Nahoze mu nkotanyi, nahoze ndi general kanaka, nahoze ngize gute, ni munkurikire ko ngiye inkotanyi ndazizi nzi uko nazitsinda. Abandi bati ngiye mfite legitimité kwa ko mvuka kwa kanaka, undi akaza ati ngiye mfite legitimité kubera ko
nabaye muri ibi ngibi cyangwa se mfite titre runaka, ndi umupasiteri cyangwa se ndi umupadiri cyangwa se ndi umuminisitiri runaka, nari minisitiri muranzi, naho zindi koloneli runaka, naho zindi generali runaka. Nuko buri wese afite urwitwazo rwo kugira ngo yibe abanyarwanda tranquillement, yicare ajya bara amaturo buri kwezi, aho abandi bajya gukora bakazinduka saa 11, abandi bakagira gute, abandi ntibagire n'ibiruhuko, bava ku kazi bakajya ku kandi kugira ngo babashe kwishyura amashuri y'abana babo, babashe kurya buri munsi, babashe kuba mu gihugu bishyura imisoro barimo, aho abandi bakoresha uko bashoboye, n'ayo mafaranga babona barushye benda kugwaho, ayo mafaranga nayo bagomba kuza bakayagabana n'abo ngabo birirwa bicaye babara amaturo, babwira abanyarwanda ati tubibabereyemo. Kandi abo bashuka ntabwo ari injiji gusa, nicyo gisekeje. Abo bashuka ntabwo ari injiji gusa, abo bashuka ntabwo ari injiji gusa pe, ndabibabwiye, si injiji gusa. Abo bashuka abenshi ni abantu ahubwo wanavuga yuko ari abantu bamwe nyine bashobora kugira icyo bageraho. Ntabwo wajya kubwira abakene ngo niba bari bagufasha, kuko abo bakene ntabwo baba bafite ibyo bagufashisha birenze, ngo ni ukuvuga ngo nyine ni ukujya kuroba. Nyine ugiye kuroba ugomba no kwiyasira ko hari amafi manini wabonye. Reka rero tugere ku butumwa. Ubwo nagira ngo gusa mbabwire iri jambo. Hari ijambo narindiho nshaka kubaha, ijambo njyewe ryatumye nyine nihutira kuza kubaha ubutumwa. Ijambo ryatumye nihutira kuza kubaha ubutumwa ryanshishikaje. Kandi shake Ega ni ijambo rivuga ngo wihutire gukora ibyo Imana igusaba. Wihutire gukora ibyo Imana igusaba, ubyihutishe, kubera yuko niba Imana ikubwiye ngo kora ibingibi. Muri Age, umuhanuzi Age, ijambo rivuga nyine ngo ihutira gukora ibyo Imana igusaba, kubera yuko nuramuka wagombaga kuburira umuntu ugatinda hakagira ikibi kimubaho, bivuga yuko ubwo wowe nawe icyo kibi ugifitemo uruhare, bitewe nuko mu gihe wakagombye kumuburira, niba utamubwiye ibyo ugomba kumubwira hakagira ikimubaho, ayo maraso nyine azakubarwaho. Nuko ubwo rero iryo jambo nicyo rivuga, niryo jambo nabonye rimpatira kugira ngo ntange ubwo butumwa. Ariko ubutumwa nabuhawe, ikintu Imana yambwiye gituma nshaka kubabwira ibi byose, njye ntabwo ari ijambo riri muri Bibiliya, ni ijambo Imana yambwiye. Irambwira ngo, ijambo naryumvise vraiment mu Gifaransa, ijambo rivuga ngo je suis saint. Ngo abantu bakurikiranye abanyepolitiki bababwira ngo muze tujyane dukora ibi n'ibi, mujye mubanza mwitegereze ibyo barimo gukora. Ngo nubona icyaha ukabona iki, ngo je suis saint, ngo nta cyaha ntorera na kimwe. Ntabwo icyaha nshobora kugitorera kubera ko wagikoze afite icyo arusha abandi. Ntabwo, ngo Imana irambwira ngo natanze umwana wanjye Yesu Kristo, ngo natanze umwana wanjye Yesu Kristo kugira ngo apfire abanyabyaha. Nimbabona banyuze mu maraso ya Yesu Kristo, nzabone abo bantu bejejwe. Mutanga nk'igitambo kizima, mutanga nk'igitambo kinezeza. Ngo kubera ko nari ndambiwe amaraso y'ibimasa, ndambiwe amaraso y'inuma, ndambiwe amaraso y'intama, ndambiwe amaraso y'ihene, ndambiwe amaraso y'inyamaswa iyo ari yo yose. Mu isezerano rya kera niko byari bimeze. Abantu bajyaga kwiyeza bakajya gusabira umugisha imiryango yabo, bagatanga ibitambo, bakica inyamaswa kugira ngo ayo maraso nyine abe ariyo mbega
imana yakiriramwo kwihana kwabo, ibababarire, yibagirwe ibyaha byabo, yiye kubarimbura, ye kubakorera, kubahanira ibibi byabo. Imana irambwira ngo je suis saint, ngo icyaha uwo ari we wese wagikora, ntabwo icyaha kingeraho, ntabwo icyaha kigera hera hanjye, ntabwo nta muntu n'umwe ushobora gukora icyaha ngo icyo cyaha nkibone neza. Umunyabyaha utihanye cyangwa se umuntu ubabwira ngo muze mukurikire, mujye mubanza mwitegereza ibikorwa by'uwo muntu, nimusanga harimo ikibi, nimusanga harimo ikintu mushobora kunenga, nimusanga harimo ikintu kidahwitse, biravuga ko Imana iri kubwira abantu bazi ubwenge, nimusanga harimo ikintu kidahwitse, ugasanga harimo ikintu kidahwitse, mbabarire ndimo ndashaka ukuntu Elisa, peux-tu m'amener un livre s'il te plaît? Nimusanga harimo ikintu kidahwitse mu bintu mubona, un livre s'il te plaît, il faut que je pose le téléphone au-dessus d'un livre. Nimusanga harimo ikintu kidahwitse, mukabona harimo ibintu byo kugawa, mukumva hari ibintu namwe ugenzura, wabigenzuza ubwenge bwawe, wabinyuza mu nyurabwenge yawe, ugasanga ibyo bintu ntabwo bihwitse. Nubona umuntu ushaka kumwibazaho, merci, bisous. Voilà, c'est bon, un petit peu. Voilà, nubona rero umuntu ushobora kumwibazaho, ukabona umuntu hari ibintu arimo nawe udasobanukiwe, nta bitangaza birimo, nta bundi bwenge burimo abaguhishe, ahubwo ibyo bintu ntabwo biba bihwitse. Bivuga ngo umuntu ukubwira ngo nkurikira, ujye nawe ubanza urebe uwakurikiye uwo ari we. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Ni wiringira Imana ugasenga, Imana izajya iguhishurira niba ibintu ugiye kujyamo ari ibintu bizaguteza ikibazo, cyangwa se ari ibintu bitazaguteza ikibazo, cyangwa se ari ibintu bifite aho byerekera. Ntabwo ngiye ndi muri politike, ntabwo nje kubabwira ibya politike ngo mbabwire ibyo mukora cyangwa se ibyo mutagomba gukora. Gusa Imana yavuze yuko abantu mugomba kwitonda, mugomba kwitondera abanyapolitike mukurikiye, mugomba kwitondera ibintu bari kubajyanamo, aho bari kujya kwandikisha amazina yabo kugira ngo berekane ko bafite intama nyinshi, babahe garanti cyangwa se babéchange contre les faveurs, contre les accords, contre d'autres choses que je ne sais pas. En tout cas, mumeze nk'intama, ni ukuvuga ngo ufite intama nyinshi bamuha credit nyinshi, ufite intama nkeya bakamuha credit nkeya cyangwa se ntibanayimuhe. Bivuga yuko nyine muragenda mwandikisha amazina yanyu, bagenda babashyire kuri liste, avuga ati ngiye mfite abantu 5,000, mfite abantu 100,000, mfite abantu 20,000. Ni ukuvuga ngo hari abanyarwanda benshi bankurikiye, ngeze mu Rwanda nshobora kwitoresha nk'abadepite, ngeze mu Rwanda nshobora no kwitoresha nk'abaperezida, buri wese agiye azana, buri umwe agiye azana 2, urumva niba mfite 20,000, umwe agiye azana 5 cyangwa se bangahe, kazana wenda n'umuryango we. Abenshi rero ni ukuvuga ngo mfite intama nyinshi, mume credit nyinshi, ndabajyana mbageze kwa kana kandi abajyana mbageze hanaha. Nuko nguko abantu bameze. Ariko Imana iravuga ngo kubera iki mwibagiwe ko ndi Imana yanyu, kubera iki mwibaza yuko ibiri kubabaho ari aho muri, ari aho ngaho mu mashyamba cyangwa se n'ahandi hose mu bihugu aho muri mu mwangara, kuki mutarebera ku Isirayeli, kuki mutarebera ku byabaye ku Bayisirayeli? Igihe cyose Imana iravuga ngo nimungarukira, nimwihana mukava mu nzira mbi zanyu, mukangarukira mugashaka Imana, Imana ntabwo izabura kubereka aho mugomba kunyura, Imana ntabwo izabura kubatabara. Ariko ikibi cy'abanyarwanda bakurikiye abantu, yewe ngaho bakurikiye kanaka, yewe ngaho bakurikiye kanaka, nta n'umwe ureba ku Mana, ahubwo buri wese arumva umuntu uzamutse cyangwa se akumva umuntu uvuze cyangwa se akareba umuntu afunguye YouTube, ati uyu nguyu niwe dukurikiye, uyu nguyu niwe uzatumarira. Ariko ni ukuvuga ngo igihano ntabwo kirangira iyo uwagihanwe atamenye impamvu yahanwe ngo abanze yisubireho, cyangwa se abanze agere igihe cyo kuvuga ati okay, nibuke intuza histoire y'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara niba bavuga ikirara bavuga ikirara. Umwana w'ikirara
arabwira se ati ndarambiwe kuba hano, ndambiwe gutegekwa nawe, ndambiwe mpereza umugabane wanjye nigendere. Se yarakize, afite abagaragu, afite abajagize gute, amuhereza umugabane we. Umwana aragenda, ibyo yamuhaye amaze kubidirapida mu buraya no mu nzoga no mu bipfuye amaso byose, mu biyobyabwenge byose, arangije ubukene buramwataka. Burya Umunyarwanda yaravuze ngo bakunda ukize. Noneho inshuti yari afite izo basangiye zamufashije kumiragura ibyase zimuvaho, ajya noneho inzara iramwica, ajya gushaka aho yabona akazi arakabura. Kubera iki? Ntabwo yari yarafashe wenda igihe cyo kuvatereka niga umwuga. Ise yarakize nyine, yari ari mu byase akomeye. Noneho igihe kigeze aza kugera ahantu yagiye gusaba akazi ko kujya agaburira ingurube, yita ku ngurube. Noneho n'ibiryo bagaburira ingurube bakamubuza kubiryaho iby'ingurube. Bigera ubwo igihe cyaratambutse, aricara, ijambo ry'Imana riravuga ngo ariyinira, yiyinjiramo muri we, aravuga ati kwa data, abagaragu ba data bafashwe neza kundusha, atakikora naramugomeye, noneho reka shaka ukuntu najyayo musabe ko umwe mu bagaragu ba data nibura nzajya ndya ibyo abagaragu ba data barya, nanyemerera akama ku kazi. Ubwo rero umwana agira gute? Yisubiraho, aragenda ajya imbere ya se, aramupfukamira, aramubwira ati data narakugomeye, singikwiye kwitwa umwana wawe. Ise amubonye arishima. Imana nayo ni ku mutima wayo umeze. Ariko Abanyarwanda ikibazo bafite nuko bakurikiye abantu, kuva iyi myaka yose bakurikiye abantu. Imyaka yose bakurikiye abantu, yewe hari abakurikiye abahozeho bwa mbere, bo kwa Habyarimana, hari abakurikiye Inkotanyi, hari abakurikiye aba n'aba. Ubu noneho intuza zabaye nyinshi cyane, buri wese nyine akurikira abo ashaka cyangwa se abo yumva bahuje ibitekerezo. Ariko ikibazo nuko abo mukurikiye abenshi bafite double agenda, abenshi bakurikiye kugira ngo bajye kubagurisha, abenshi bakurikiye kugira ngo bajye kwerekana ko batunze intama nyinshi. Nta numwe mukurikiye kwa ko ahangayikiye ejo hazaza h'umwana wanyu. Nta numwe mukurikiye ukuwa ko ahangayikiye uko ejo muzaba mumeze. Wahangayikiye abana be, tangu uyu munsi mumuha ibyo akeneye, ejo hazaza hazaba ejo hazaza, ariko nta credit mwamuhaye, nta contrat mwamusinyishije, ibyo azaba yarabatwaye nta na kimwe azabishyura. Aho ngaho niho mugomba kwibuka yuko uwo mukurikiye yakagombye kuba ari umuntu mwumva, mubona namwe mwumva ntacyo mumugaya. Kuko burya umuntu iyo utangiye kugira icyo umugaya, cyangwa se ukumva nawe hari ibintu bidahwitse, cyangwa se ukakurikira umuntu wagira ngo utangiye kuvuga uti ese iki kintu bite, akakubwira ati ceceka aho ngaho, ngenzi ibyo ndimo, ngenda umunyapolitike we ninaza. Icyo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Imana iravuga ngo je suis saint, je suis saint. Umuntu muzakurikira nta muntu uzabajyana ngo abakuraho mwari muri abakuraho muri abasubize mu gihugu cyanyu. Ariko ni mundebaho, je vous susciterai des personnes qui sauront vous accompagner, qui seront les garants y'ibyo mukeneye. Ariko uyu munsi abantu mukurikiye abantu bishakira kubashyira muri liste z'intama zabo, tout simplement. Imana ibagirire neza rero. Reka dusome ijambo ry'Imana rikorere mu Gifaransa. Mu ijambo ry'Imana ndabasomera mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Ndabisoma mu Gifaransa ko niko byanditse, ngerageze kubisobanura uko nshoboye. Malheur à celui, tugeze ku murongo wa 6 hagati. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Hari n'abafata amadeni kugira ngo batange amaturo y'abanyepolitike bakurikiye, kuko bakeneye ingendo, kuko bakeneye kwambara neza, kuko bakeneye kujyana, kuko bakeneye. Tugere ku murongo wa 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniquités.
afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Umurongo wa 12. Tugere noneho ku murongo wa 17. Tutangire à la fin umurongo wa 16. Et l'ignominie sera ta gloire, car les violences contre le Liban tomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effraieront, parce que tu as répandu du sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Ngo ibyago ngo havumwe ibyago ngo bizaba ku muntu mbega wakimira imitungo kandi akakimira imitungo ayikuye mu gahinda k'abandi agahinda d'abord uzagira ibyago n'umuntu ugenda yongera imyenda afitiye abandi. Burya umwenda ntabwo ari amafaranga gusa, umwenda ntabwo ari ideni gusa, umwenda ushobora no kuba umwenda w'amaraso. Umwenda ushobora no kuba umwenda w'amaraso. Umwenda w'amaraso, niba muzi icyo umwenda w'amaraso uvuga, muribuka amategeko ya Mose yavugaga ngo dent pour dent, œil pour œil. Umwenda w'amaraso byavugaga yuko nuvusha amaraso ugakura iryinyo bazagukura irindi, nukuramo umuntu ijisho bazagukuramo ijisho, ariko noneho baravuga ngo uwica umuntu nawe azicwa. Ayo mategeko rero hariho abavuga ngo turi mu isezerano rishya, ngo Yesu yaravuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko yahozeho, ngo naje kuyakompleta. Amategeko Imana yahaye Mose ntabwo ari amategeko yavuyeho kubera ko hajeho imbabazi, ahubwo Yesu yaje kugira ngo ayo mategeko akorwe mu buryo butunganyijwe neza. Yesu ntabwo yaje kuyakuraho. Bivuga ngo iki? N'uyu munsi mu bihugu bimwe na bimwe baracyafite iki? Muri za leta zimwe na zimwe, muri leta zunze ubumwe za Amerika baracyafite igihano cyo kwicwa. Hari ibindi bihugu bifite igihano cyo kwicwa, no mu Rwanda dayeri byigeze kubaho muri 1994 niba atari 1995 sinibuka. Bivuga iki? Ko umuntu urimo gukoresha amaraso y'abana ba rubanda kugira ngo azamure inzu ye. Nicyo hano bivuga ngo umuntu uri kuzamura ngo umuntu ngo mais celui qui amasse pour sa maison des gains uniques, ngo umuntu uri gushaka indonke zishatswe mu buryo bubi, ngo kugira ngo mbega azamure inzu ye, ageze mbega inzu ye iprospere, inzu ye igubwe neza, yigwizeho imitungo, yigwizeho amafaranga ayakuye mu maraso y'abandi. Ayo ngayo ngo ni ubukire bw'amaraso arimo kwikururira, ni ubukire bwo kugubwa nabi arimo kwikururira, ni ubukire buzamugwa nabi kandi bukazanakurikira abamukomokaho. Ubwo rero ngenda tumitse abafite abo bakurikira, mubakurikire, ariko mwibuke ko Imana ari umwaka agombye gukurikira. Imana niyo mwaka agombye gukurikira, hanyuma nusenga Imana niyo izakwereka ibyo ugomba gukora, Imana niyo izakugirira neza. Nukurikira umuntu rero ukabuzi ko nawe ubwo wenda uri umufatanyacyaha muri make, uri umufatanyacyaha, kuko muri ayo mashyaka no muri ibyo bigirwa amashyaka byose by'ubusambo harimo abantu bakomeye. Uzarebe Padiri Nahimana afite abaministri, akagira abaperefe, akagira ibiki byose. Buri wese afite dogere yopresa abamuri hasi. No mu Rwanda hari bamutwara se bone bakubita abaturage, ntabwo ari Kagame umanuka ngo ajye gukubita abaturage. Buri wese nyine afite abantu afite munsi ye yopresa. Usibye ko nyine l'oppression grandeur iza igasanga ubategeka kuri hejuru, ariko buri wese afite responsabilité à son niveau. Ni ukuvuga ngo
niba wowe ufite responsibilities nizi muri parti politique ugomba kubanza kureba izo responsibility ufite icyo zimariye abantu. Ese urumva koko hari aho zijyana abantu, cyangwa se urabikora kubera ko wifitiye umwanya uvuga uti iri shyaka ntiritsinda hari icyo bizangezaho, ariko ukibagirwa aho uri kubikura, ukibagirwa amaraso uri kubikuramo. Nta kazi kanyu. Jewe ubwo ndatumise, Imana itugirire neza. Cyokora nzi ko ntabwo ijambo ry'Imana risohokera ubusa, ntabwo Imana ivugira ubusa, naho mwaba muri 99 mutabyitaye ibyo ndi kuvuga, hazaboneka wenda umwe uzabyitaho. Ubwo muri make imyaka ibaye ingahe kuva 94 hari abasohotse mu gihugu, hari mwasohotse nyuma, hari abagize gute, ariko uyu munsi se nta mashyaka se yamyabaho. Ibyo byose numva ngo bya FDLR n'ibiki byose biri gushwanyuka no gusinya amasezerano n'iki byose, nta mashyaka se naho Imana amaze imyaka ingahe, cyangwa se izo za RNC zimaze imyaka ingahe. None se uyu munsi usibye abana banyu bapfuye, usibye imifuka yanyu yagabanutsemwe amafaranga mubigeze Imana itugirire neza. Ubwo buri wese nyine agomba gufata responsabilité ze. Ngewe responsabilité yanjye ni ugusenga, ngasengera abanyarwanda bose, ngasengera abari kugubwa nabi, ngasengera abari ku ngoyi, ngasengera abari guhutazwa mu buryo butandukanye, haba mu gihugu imbere, haba bari hanze. Ni icyo ngicyo nge niyo nshingano yanjye. Ubwo rero abakurikiye namwe, abakurikiye nk'intama, kandi Imana yarabahaye ubwenge, nimwe mugomba kugira gute. Imana irakubwira ngo ngushyize imbere ikibi n'icyiza, hitamo icyiza. Ariko Gahini yahisemo kwica murumuna we. Uhitamo icyiza, cyangwa se nudahitamo icyiza, ubwo nyine uraba uhisemo nyine icyo wumva kikugirira umumaro. Muri make Imana iguha liberté. Ntabwo Imana ari umudictateur, ntabwo Imana izaza ngo kubwire ngo ukora ibi ngibi ku ngufu. No, ahubwo ufite umutima nama, ryajwe ryarindi tutumva, ryarindi rikubwira iti nyamara ahantu ntabwo hakagombye kuhajya, nyamara aha hantu ugiye ibiryo baguhaye biraroze birya kamemo, nyamara bano bantu ntabwo mwakagombye kugendana, nyamara iryo ni ryo jwi ry'Imana. Wakagombye kwicara ugafungura amatwi, ugafungura amaso. Mu myaka itambutse muri wena nka za 2023 Imana yaratubwiye ngo dusenge, ngo dusengera abanyarwanda bose, ari abari imbere ari abari hanze, ngo dusenge kugira ngo abanyarwanda bahumuke amaso y'umutima, ngo kandi bafunguke amatwi y'umutima. Ngo kuko mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohani haravuga ngo muzamenye ukuri, ngo kandi ukuri niko kuzababatura. Muzamenye ukuri, ngo kandi ukuri niko kuzababatura. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ubwo rero niba waravutse ugasanga uri hanze, ukisanga uri muri Mozambique, ugasanga nta hantu iwanyu bafite commune babarizwamo, ugasanga nta rangamuntu ushaka kubona, nyamara ugasanga ahubwo barakubwira ngo hano ngo hari ambassade y'u Rwanda, ngo ugomba kujya muri ambassade y'u Rwanda ukaba nk'umunyarwanda, kandi ukabaza iwanyu bakavuga ati okay, twavuye mu Rwanda mu gihe iki twagize gute, kuki se mutatashye mu Rwanda? Banze babaze impamvu batatashye mu Rwanda. Noneho niba bakubwira impamvu batatashye mu Rwanda, wibaza impamvu ugomba kujya kwaka ibyangombwa muri ambassade y'u Rwanda kandi wanyu bataratashye mu Rwanda. Noneho numara kugera muri ibyo byose, uraza kumenya aho wowe uherereye, uraza kwibaza. Funguka amatwi, senga Imana, yibaza impamvu yakwemereye kuza mu isi, ukisanga mu gihugu utagira ibyangombwa, utagira imyirondoro, uzavuka komane nkoni, ukazapfa komane nkoni. Kino se ni d'où il vient ni où il allait. Kuko Kristo yarabiririmbye ati utazi yava ntamenya iyajya. Niyo mpamvu umunyarwanda uzi ubwenge yakagombye kubanza kwicara agasenga Imana, akabanza kiyinira, akabanza agashaka kubera iki ibintu bimeze gutya, kuki ibintu bimeze gutya. Ubonye icyo gisubizo ushobora no kumenya urimo gushuka, ukabanza ukamenya icyo ashaka, ukagira gute. Hari abantu bari hanze badashaka gutaha, badafite intere yo gutaha kubera ko bazi ibyo basize bakoze mu gihugu. Hari abantu bari hanze badafite gahunda nimwe yo gutaha kubera ko barategetse igihe cyabo kiratambuka, bava mu Rwanda bakoze ibibi bagambaniye abanyarwanda. Hari abanyarwanda bavuye mu Rwanda bamye batwawe nk'intama,
bakurikira izindi, none baracyari no hanze barakurikira izindi, nabo babyeyi bakurikiye izindi. Mais la liberté c'est quoi? La liberté c'est pouvoir choisir ce qui est bien pour toi. Uburenganzira, kugira ubwigenge. Voilà, la liberté ni ubwigenge. Ubwigenge ni iki? Ni ukubanza kugira gute kumenya ko mfite uburenganzira bwo guhitamo icyambera cyiza moi jewe n'umuryango wanjye. Nibwo mu gihe umusirikare w'umuroma witwaga Corneille yamenye agakiza k'umwami Yesu, kandi yari umukoroni mu gihugu cy'Abisirayeli, yari ari muri misiyo y'ubukoroni, yari umusirikare woherejwe w'i Roma ugomba kujya gukoroniza Abisirayeli. Ariko amaze kumenya inkuru nziza, amaze gufunguka amatwi y'umutima, amaze gufunguka amazi y'umutima, ubuntu bw'Imana bumugezeho, umwuka wera amaze kumukoraho, nibwo yavuze ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ntabwo tuzakorera César, tuzakorera Uwiteka. Njyewe n'inzu yanjye, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Arabivuga kandi arabikora. Ni ukuvuga ngo la liberté ni ukuba wagira ubwo burenganzira bwo kuvuga uti ngiye mfite uburenganzira bwo gukora icyo numva cyambera cyiza, icyo numva cyaneza imbere, icyo numva cyagirira neza umwana wanjye. Ikibazo cy'Abanyarwanda ntabwo tuzi kureba kure, ntabwo bazi kureba kure Abanyarwanda. Sinzi, ntabwo ndi kuvuga bose, wenda ubwo umuntu avuga muri rusange, ariko niyo mpamvu bavuga nyine ngo il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Abanyarwanda benshi ntabwo bazi kureba kure. Impamvu batazi kureba kure, ikibazo ni iki, nuko ndeba ibyanjye by'uyu munsi, ntinya kuba nagira icyo mba kuri uyu munsi, mfashe decision nziza, nkareba ingaruka z'uyu munsi, ariko nta munyarwanda uri kureba ejo. Uze Abanyarwanda bavuye mu Rwanda bakiriho ni bangahe ko bameze benshi nk'abo mu gihe cya Egypte na Mose, ko abenshi bashiriye mu butayu, hagataha abavukiye mu butayu. Abanyarwanda bakiriho ni bangahe? Abavuye mu Rwanda ari abasore, abenshi ntibamaze gusaza. Abavuye mu Rwanda bamaze gukura, benshi ntibamaze kwitaba Imana, abandi ntibamaze gusaza. Ariko buri wese arakireba, ntawe uvuga ati abantu bo muri Occident baturusha. Umuntu wo muri Occident areba ikizaba ku mwana we no ku buvivi bwe no ku buvivure bwe, ntabwo areba iby'uyu munsi. Niyo mpamvu iyo bibaye ngombwa ko afata decision, azifata atirebyeho, ahubwo azifata arebye kuri ejo hazaza. Uyu munsi rero Abanyarwanda benshi yirebaho akavuga ngo aho gupfa none nzapfa ejo. Muribuka Abanyarwanda hari dicto yavugaga gutyo mu Kinyarwanda. Umunyarwanda bavuga ngo aho gupfa none nzapfa ejo. Noneho narebe ko napfa ejo wenda azapfa umwana we yamubanjirije, cyangwa agapfa agafata decision izagira, agafata icyemezo kizagira ingaruka ndende mu hazaza, kubera ko atinya gupfa uyu munsi. Ariko n'ubundi umunyarwanda akavuga ngo kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumirano. Niba ukurikiye umunyepolitiki ukaba wumva ari kukubeshya, ukaba wumva hari ibintu utumva, kuki ujya mu nzira utazi ikihagutegereje? Kuki ushobora kuvuga ngo ngiye mu nzira ntabwo nzi ikintegereje? Ntabwo umunyarwanda yavuze ngo inzira ntibwira umugenzi. Ariko se umuntu uri mu buhunzi nkawe akavuga ati genda ujye kuri konti yawe ujye wohereza virement automatique buri kwezi Kagoma, harya niko padiri yavuze, jye wohereza Kagoma 30 buri kwezi y'amayero, hanyuma ubwo nyine nzabacyura nimara kugira miliyoni. Ubuse miliyoni ko yatse akayibona muri hehe? Mwaratashye? Ukafata inzira gutyo utazi ikigutegereje, aho ujya ukiruka ugakomeza n'umuryango wawe ukahamagara mugakomeza, n'abana bawe bazapfa bagakomeza. Ariko ikindi nuko niba uri kumwe n'abantu bazi ko uyu munsi bafite ibyo bishinja, nyine ntabwo bafungura umunwa, ariko bakeneye kurya, kandi ntabwo bari baramenyereye gukora. Abenshi ntabwo bari baramenyereye gukora. Ubwo Kagame avuga ngo harabikorera amakarito, hari benshi bari bafite abayabikorerera bakarya, bakazabashyira ibirenge munsi y'ameza bakarya. Uyu munsi rero abo ngabo benshi bari bazi nyine gukoresha ururimi rwabo, bazi kubeshya Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda babeshyeka. Nuko uyu munsi rero muri make hari abantu barakurikiye, ariko bagafenya gukurikira, ahubwo amfite ari uko bashaka kugira ngo
mbega birinde gutekereza, birinde ko umuntu abarebaho ngo atekereze avuga ati kuki mukurikiye, bagakora comme si il suivait. Chérie, je suis en train de... Bah, tu peux passer dans le salon? Oui, je peux aller dans le... Bah, tu peux passer de l'autre côté. Enfin, voilà. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakurikiye. Ubwo rero mu gukurikira ni ukwitonda. Imana iravuga ngo mwitondere abo mukurikiye, mwitondere abo mukurikiye, mwitondere abantu mukurikiye, mwitondere abantu mukurikiye, mwitondere abanyepolitiki uyu munsi mukurikiye. Ubwo ngiye ntanze ubuhamya, ubutumwa plutôt. Imana ibagirire neza. Ndagushimye Imana y'igitangaza, nguhaye icyubahiro. Ndagushimye ko ushoboze gusohora mwami aya magambo, kubasha kuyatanga ko wayambaye. Warambwiye ngo je suis saint, ngo iyo mukurikiye abantu batagatifuza ibyaha, Imana yaravuze ngo murakurikira abantu batagatifuza ibyaha, akakubwira ngo uyu muntu ndimo mbajyana, uyu muntu mbakurikije, hari ibintu ari mwakora namwe bibatangaza mukabona ari mu byaha, ariko no vous inquiétez pas, Imana ntabwo inantiye pas compte, ntabwo inantiye pas compte. Umuntu ushaka kubabwira ngo Imana ntabwo itona compte y'ibyaha by'abantu muri gukurikira, uwo muntu ari kubabeshya, kubera ko icyaha ntabwo kigera ku Mana. Imana yaravuze ngo je suis saint, ngo n'abankurikiye nyine bamenye ko nduwera, n'abakurikiye abantu bamenye ko nduwera. Niba umuntu ababwiye ngo hari ibintu biri gukorwa bibi, nako mukabona ibintu biri gukorwa bibi mukaba mubireba, uwo muntu nta cyiza azabagezaho, kuko uwo muntu nta faveri y'Imana afite. Umuntu uri gukora ibyaha nta faveri y'Imana afite. Niba umuntu aje akabwira ngo nimukurikire kanaka, kandi mubona ngo cyangwa se uyu muntu ngo nimumukurikire ngo yuko ngo uzatugeza ku bintu ngo uzagira gute, kandi mubona uwo muntu ari mu byaha, arimo gukora ibintu bibi, nta cyaha gifite faveri imbere y'Imana. Nicyo ngicyo mugomba kumenya. Niba no mukurikiye umuntu urimo kubajyana ku munyabyaha, akavuga ngo uriya munyabyaha ngo uzatugira gute ngo kwa Imana iri kumwe nawe, ntabwo icyaha gihindura isura bitewe n'uwagikoze. Bibaye gutyo ntabwo Imana iba yaratanze umwana wayo Yesu Kristo ngo apfire ku musaraba. Byabaye ngombwa ko Yesu aza gupfira abanyabyaha kugira ngo amaraso ya Yesu abari yatweza yonyine atume tugaragara imbere y'Imana, atume tubasha kwegera Imana sans tache ni ride, kwejejwe dutunganyijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu rero uri mu byaha, umuntu uri kwica, umuntu uri kuyogoza abantu, umuntu uri kugira gute, ntabwo uwo muntu ari ufite faveri y'Imana yo kubacyura. N'umubajyanaho nawe arimo kubashuka, ariko inyungu zanyu mwe nawe ntizihuye, ntabwo zihuye, inyungu ntizihura. Uri kubashuka, uri kubajyana mu byaha, ababwiye ngo muragenda ngo muragenda ngo mujyane ngo mujye nguriya ngo niwe uzabacyura, nguriya ngo niwe uzabakuriraho Kagame, nguriya ngo niwe uzagira gute. Hariho abanyabyaha mukurikiye barusha Kagame ibyaha, barahari mukurikiye barusha Kagame ibyo byaha bavuga. Umuntu rero ubajyana ngo abajyanye ku muntu udafite ngo ugize gute, cyangwa se umuntu akaza akaba yarababeshya imyaka ari ngahe, yirirwa abiba, yirirwa bashuka, yirirwa agira gute, nta faveri y'Imana afite. Icyaha ntabwo kigera imbere y'Imana, cyaba cyakozwe na kanaka, cyaba cyakozwe n'umupasiteri, cyaba cyakozwe n'umupadiri, cyaba cyakozwe n'umuperezida, cyaba cyakozwe n'umupremier ministre, icyaha nta faveri gifite imbere y'Imana. Ntawe uzakora icyaha ngo agere imbere y'Imana. Imbere y'Imana nta cyaha agera. Mungaye niba mbeshya, Yesu ntabwo yari gupfa y'icyaha kiba bitewe n'uwagikoze kikaba gitagatifujwe. Ntabwo Yesu yari gupfa, yari kubasapfira iki niba icyaha gishobora gutagatifuzwa uwagikoze bitewe n'uko ari kanaka, bitewe n'uko ari njyewe, bitewe n'uko ari uriya. Imana uriya wese pas grave. No, Satani yari umumarayika ngo waririmbaga, watumaga mu ijuru banezerwa, yaririmbaga agakerereza. Ariko mu gihe yatangiye kwizamura agatangira agacumura ku Mana, Imana yafunguye ijuru, isi iramumira. Ntabwo icyaha kitagatifuzwa bitewe n'uwagikoze. Icyaha ni icyaha imbere y'Imana. Imana iravuga ngo je suis saint, ngo je suis saint.
ubajyana akabajyana ngo mukurikire uyu nguyu urimo w'umunyabyaha mubona kabombo spesialma nta bufindo burimo nta roho mutagatifu uri mu byaha, nta roho mutagatifu uri mu ntambara ziri kuba, nta roho mutagatifu uri mu bantu bari kwicwa, nta roho mutagatifu uri muri dare petite fille barimo kwicwa, nta roho mutagatifu urimo, nta approbation y'Imana irimo, ntayo. Uri kubakurikiza abanyabyaha, uri kubabwira ngo mukurikire niba mubishaka, ariko Imana yababwiye icyo ibitekerezaho. À vous de choisir. Hitamo. Imana yagushyize imbere ikibi n'icyiza, hitamo. Hagarara. Iyo uri mu nzira ukaba uvuga uti ndumva wenda nibeshya, geste ya mbere ugomba gukora ni ukubanza guhagarara. Stop. Numara guhagarara ubanze utekereze. Ubwenge bwawe ntabwo bushyikiriza wenda ibyo ugomba gutekerezaho. Senga Imana, bwira Imana uti mpishurira ibyo ndi gukora, ese hari aho bingeza, hari icyo bimaze, ese ndi kugambanira nanjye abanyarwanda nibwira ko ndi gukora neza. D'abord stop. Voilà. Mana y'igitangaza, ndagushimye ko unshoboje gukora ibyo wambwiye gukora, ndagushimye ko unshoboje kuvuga aya magambo. Ndakwingiza rero ngo agere ku mitima y'abanyarwanda, agere ku bo agomba kugeraho kandi agire umumaro. Ndagushimye rero ko uri Imana igira neza, ko wuzuye ubutware n'ubushobozi, kandi nongeye gusabira abanyarwanda aho bari hose Mana, ku imitima yabo igufungukire, amatwi yabo agufungukire Mana, kuko ari wowe wenyine uzatabara abanyarwanda. Kandi Mwami, ntabwo ukeneye ubwinshi, ahubwo ukeneye imitima yihannye, ukeneye imitima igukurikiye, ukeneye imitima yibwira yuko hari icyo ushobora kuyigezaho. Uri mu gahinda asenge, ubabaye asenge. Kandi gusenga si ngombwa kujya mu nsengero, nubwo insengero zafunzwe mu Rwanda nyinshi, ariko ijambo ryawe riratubwira, kandi niko wigeze kuntuma. Ijambo ryawe ritubwira ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Ninsenga naho naba ndi muri toilette, naho naba ndi mu rugendo, naho nasenga ntabumbuye akanwa, uri Imana izi condition zose. Ndibuka ko Abisirayeli bajyaga bongorerana kugira ngo bibuke aho baturuka, bibuke imyaka 100 itambutse. Hari hasigaye bake bakibuka aho baturuka, kuko babyongoreranaga, ko batari bafite uburenganzira bwo kubivuga ku mugaragaro, batari bafite uburenganzira bwo kubyatura. Mana rero ndakwinginze ngo uko kwatura kube mu mutima ku badashobora kubivuga aho tuvuga. Uko kwatura kuboneke mu bugingo, uko kwatura kuboneke mu mitima y'abantu, maze Mwami, udashobora kwaturira umugabo we yature mu mutima we, udashobora kwaturira umwana we cyangwa se ngo yaturire umugore we yaturire mu mutima. Ariko Mwami, utabara abanyarwanda bakomeje kugenda bizenguruka nk'uko Abisirayeli bizengurutse imyaka 40 mu butayu, bakomeje kugenda bigomeka, bagakomeza kugenda batumva icyo umwuka abwira amatorero, bagakomeza kugenda batumva ibyo uri kubabwira, ahubwo bakajya muri pansha z'imitima yabo. Ndagushimye rero Mana, kuko ukiranuka muri byose, kandi ndagushimye kuri ahera, uri Umwami w'abami, nta wambaye ikamba ngo riruti ryawe, nta wabayeho ngo abe uwo gusengwa. Uri uwera kandi urakiranuka, uri hejuru ya byose. Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es l'éternel. Uri Imana iri hejuru ya byose, urakiranuka, wuzuye ubutware n'ubushobozi. Isi n'ijuru ngo rimwe amavi yose azagupfukamira, kandi abagukerenzaga abo bose bazagubwaho n'ishyano. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Icyo nifuriza abanyarwanda si ukugubwaho n'ishyano, ari ababi n'abeza. Ntabwo mbifuriza kugubwaho n'ishyano, ahubwo ndabifuriza ko bumva icyo umwuka abwira amatorero. Izina ryawe rihimbazwe, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.